reka nguha amafaranga ariko ngusinyire amafaranga miliyoni 20 ugenda urebe ko wakuranye uko muri buriya butindi naho ubundi byo vuga ko wabana n'umuhungu wanjye byo nabyo sinshobora gushyingira muri buriya butindi sinshobora gushyingirana bari abakene ba mwana w'umutindi kazi kura nagona kirazira kikaziririzwa ahubwo bikuve no mu mutwe ubyibagirwe rwose niba ari nizozi warodaguza ivemo ngufite inkuru nziza tanga nkuko yanditswe nande ngiye woroshya ubuzima warahindutse ndavuga ukansubiza ntugitinya kumpangara ngo ndebe mu maso abo ndimo ndabusaba uruhushya ko nanjye bavuye kuri fisikwezi byabo wanditse nkagenda ko nanjye umuntu mbese ntimusabye urunsabye se kuko nje hano ko bitakuzinduye ngo uze undebe kandi pasi nawe ndakwiyamye sinkajye mvuga ngo mvugiremo nimba ndi kuvugana n'umuntu ndi kuvugana nawe uraza wivanga uramuhereza amafaranga ntago wahanza ngo ureke ikiganiro ufitanye nawe kirangire umuhereza ibyo umuhereza sha nubwo numvirije nkumva iyo migambi yanyu mufite ngo mwakundanye ngo more mu rukundo ngo biki n'ibiki sha ibyo bintu simbishaka na gato ubu ngubu ikintu ngiye gukora ngiye gushakisha uburyo bwose Solange namuhuza na James ku buryo mbese nabona Solange atwite James namutera inda bizaba birangiye kubana na kariya gakobwa finally noneho murankunze ndumva mwishimye byo kugukunda ntabwo birimo nyakubwiye ko nshaka kugufasha gusa ntabwo nshaka kugukunda ntabyo navuzemo ibyo kugukunda byo naraguhakaniye kera rwose ntabwo nagukunda gusa icyo nashaka kugukorera nicyo ngicyo cyo kugufasha gusa nta kindi ariko ubundi mubaza urashaka amafaranga angahe kugira ngo ndekere uriya muhungu n'uwa soso abantu bose barabizi natwe niko tubizi ngaho umbwira amafaranga ushaka basi hanyuma ariyo nguha ugende rwose biteze imbere urwaneho ariko umvire ku muhungu amafaranga nashaka nayo pe oya reka nguha amafaranga ariko ngusinyire amafaranga miliyoni 20 ugenda urebe ko wakuranye uko muri buriya butindi naho ubundi byo vuga ko wabana n'umuhungu wanjye byo nabyo sinshobora gushyingira muri buriya butindi sinshobora gushyingirana bari abakene ba mwana w'umutindi kazi kura nagona kirazira kikaziririzwa ahubwo bikuve no mu mutwe ubyibagirwe rwose niba ari nizozi warodaguza ivemo birangire ayo mafaranga ngiye kuyaguha hanyuma ugende ufashe nyoko bive mu nzira rwose akira se ndabizi urayashaka akira ugenda urebe ko wavana nyoko mu bukene urebe ko nawe bakageza imbere ukabona n'undi musore mureshya naho uriya ntiwasoso mvira mu buzima bw'umusore rwose urarebye ko aya mafaranga izi miliyoni 20 zo zabura urukundo nkunda James urukundo se ubwo rufite Vanilla sigaye asuzugura Vanilla nawe ayo mafaranga niba yaguhe Vanilla ngwino hano Papa. James Nsa. Zenez Ya meze. ko ndero n'ufite morale Ya. Ngufite inkuru nziza tanga nkuko yanditswe nande bwira Oh my god. Papa. Ejya bwire gato. Ubu ngubu ngiye na Vanilla. We are an official couple. Oh Yes. yabyemeye Yabyemeye.
yabyemeye. Wow. papa yabyemeye yanyemereye ubu ngubu Vanilla ni my girlfriend kandi none biri official. Nse ikibazo. Intabwo nabituka neza mbwira. Yes. Yakwiyamagariye mwabonanye byagenze bite? No, like namwicaje ndamuganiriza nkuko yari yanyemereye iyo time arangije amugisubizo kizi Agikwe mu kanwa. yes ambwira a big yes. Wow. I'm so excited. Muri ako kanya wese yifata uti. Oh ye n'urugamba nari maze igihe kinini rwa Kamwe nanjye ndabizi. and finally ndarutsinze. Vraiment. So, rero mbwira atsinze ariko nibwo urugamba burangiye. I know Akwira nakwira no ndabizi kubyumva bigezeho bimvuna. yes niyo mpamvu buri ikintu cyose wavunikiye urakibungabunga. Pa baravuga ngo kubita imfubyi y'ibwiriza kuri ibi bintu uburyo byamvuniye ni njyewe uzi uburyo biremereye n'uburyo ngomba kubirinda. Ahubwo reka nzane kawani ntabwo bino bintu twabivuga gutyo gusa nk'amagambo asanzwe. Okay, nta kibazo. Yes. Kazane nta kibazo. Cheers. Ubwo urukundo rushya. Kubwa Vanilla. Aho rero ibyo nari kugamba nuko urugamba rutangiye. Yeah. Bigeze uvunitse uracyakomeza kuvunika. Yeah, I know. Kuvuga ngo umukobwa ugomba kumwereka urukundo. Icyo kintu nicyo kintu nzi kurusha ibindi Ku buryo nawe abona koko ko aho agiye ari ahantu hari hamukwiye. Ukambikubwira ngo nimba azamutse manuka. Yeah. Kubyumva? Nta mpamvu yo guhita witera hejuru ugira gute oya. Kandi nimba ari na ngombwa ko kumugira inama kumucyaha wenda ku makosa runaka yakoze. Ntabwo ari ukucyaha gupita, ntabwo ari ukucyaha ugira gute. Yeah. Shyiramo igitsure cy'umugabo sibyo? Yeah. Ariko noneho kirimo n'impuhwe mwereka ko ari ibintu bisanzwe. Kirimo n'urukundo. Urukundo mwereka ko ari ibintu bisanzwe isaha n'isaha nawe ushobora gukosa kandi witeguye ko nukosa nawe azakubwira ati ahangaha wakosheje. Nkabyumva. Ntuzumve ko ariwe uzajya uhora ukosora buri gihe. Uri umuntu nawe ni umuntu. Yeah. Ikindi mwibagiza abandi bose yigeze ahura nabo. Kuba ibyuririzi bigiye kuba byinshi. Paraziti zigiye kuba nyinshi. Gerageza rero ebana mushyire mu ishashi abone ko ari protege kandi iyo protection nta wundi muntu wayimuhaye. Pareka mubwira ikintu kimwe azamenya nuko abandi bantu bose yahuye nabo mu gihe cyashize yatakaje igihe cause azaba none ageze ku muntu wa nyawe. Kandi koko ninjye umuntu wa nyawe kuri ndakuzi kandi ndizeye ko ibyo uri kuvuga uzabikora. Nzabikora cyane kandi buriya bijya binyorohera gukora ikintu nkunze n'ibintu byikora ntabwo ari ibintu mpatiriza. God, thank you so much. Wambaye hafi, wangiriye inama, wanyigishije mu buryo bwinshi butandukanye. Noneho nyuma y'ibyo ngibyo mu mutwe wawe gahunda wumvishije ufata n'iyi. Nshaka kubanza kumwereka uburyo tugomba kubaho. Amutegura ko ari njyewe nawe. Like tukubakana future. Akaba atari umuntu ugomba gutekereza nkaho future agiye kubamo ari njyewe ugiye kuyimuha gusa, ahubwo none nawe akamenya ko tugomba gufatanya mu kuyubaka. Kandi nabonye bikunda, akunda nyine guparticipa, akunda kuba gushyiraho nawe ukuboko kwe mu bintu agomba kugeraho. So
ni kimwe muri karite n'ubundi afite, so njye nzamufasha noneho kubishyira mu bikorwa. sha nubwo numvirije nkumva iyo migambi yanyu mufite ngo mwakundanye ngo more mu rukundo ngo ibiki n'ibiki, sha ibyo bintu simbishaka na gato. ubu ngubu ikintu ngiye gukora, ngiye gushakisha uburyo bwose Solange namuhuza na James ku buryo mbese nabona Solange atwite, James namutera inda bizaba birangiye kubana na kariya gakobwa. ngiye gukurikirana biriya bintu byo kuri biro, installation nshyashya, buri kintu cyose. Yego. Nizere ko witeguye ko mwebwe mugomba gutangira gukorera aha ngaha. Ndumva nta kibazo kirimo. Ubwo ngiye guhita mpamagara sekreteri na Vanilla baze dukore. Wagombye kuba abana bahamagaye ahubwo hakiri kare. Nagira mbanze menye gahunda yawe kugira ngo mbone kubahamagara. Kiki. Mbashangize mu rugo. Mbashanya atari sinzi nyine ngo bashya bari mu rugo ariko mbashanya kunsengera. Shampa bamubona umutwe neza nta kibazo, ni byiza ariko nawe urabyumva isesura mpuze kabisa sinzi niba ndibona iki. Nari kangerageza. So Vanilla, ibyo ni ibyo numvishe. Biki? Ese tutarajya kureba wagiye gukoresha umutwe bwawe? Ngiyeyo kare. Wageze wawe nanjye urushya. Ibintu byose no gusaba uruhushya, ibintu byose uri hano nta hantu ugiye kujya kandi bamenye ntabwo rero nawe usenye yarahamagaye kandi yagiye kunyarukana amuhesha amusaba agakoresha amusaba. Mwese ibintu byose si ugusaba uruhushya, hano ni mu kabari Vanilla. Mu kabari ko ntekereza ko ariho umuntu yinjirira igihe ashakiye agasohokera igihe ashakiye. Ubundi si amafaranga yo gukoresha mu mutwe yakuye. So narahembwe nubwo bwose nyine ntaheruka akazi ariko narahembwe, baramwemeye ko narakoze. Vanilla usigaye warahindutse, usigaye ufite imyitwarire itari myiza. Wagiye woroshya ubuzima. Wagiye woroshya ubuzima. Warahindutse. Ndavuga ukansubiza ntugitinya kumpangara ngo ndebe mu maso. Ahubwo ndimo ndagusaba uruhushya ko nanjye bavuye kuri ofisi kwezi ibintu byabo wanditse nkagenda ko ntabwo umuntu mbese ntimusabye uruhushya. Urunsabye se kuko nje hano? Ko bitakuzinduye ngo uze undebe. Kandi pasi nawe ndakwiyamye sinkajye mvuga ngo mvugiremo. Nimba ndi kuvugana n'umuntu ndi kuvugana nawe, uraza wivanga uramuhereza amafaranga, ntabwo wabanza ngo ureke ikiganiro ufitanye nawe kirangire umuhereza ibyo umuhereza wagira ngo umucuruzi itabi. Byose ni ibiki umuhanga. Nese uri perezida ku buryo Vanilla utanga wava mu speech bwira. akavugiramo. Aho hantu ufite ushaka ubundi kujya. Bavuye kuri ofisi kureba umusekreteri wa James bahereza ibintu byabo byose n'ibintu bose. Ugiye kujya kuri ofisi ntaho ujya ubyibagirwe, mfite gahunda nyinshi, sinsigura urugo rwonyine, urasigara ku rugo ukurikirana ibintu byo mu rugo, njyewe ndagiye. Kandi musabye uruhushya na pasi nawe araje ko ntabwo nushaka kubara ntabwo ndi butinde. Ndakubwiye ngo sinshaka kujyayo kandi ntukajya umvugisha kabiri Vanilla, ndakwinginze. Nese uri umwana bane wo kuzirikira. Pasi wajya umpa amahoro, wajya umpa amahoro koko. Vanilla, ibyo mvuze wabyumvise cyangwa ntabwo wabyumvise? Nabyumvise. Sawa njye ndagiye. Kaburi komisi. Uyu mukobwa amaze kungera.
harya wari ufite iyihe gahunda rero reka mubwire ubizi nyine kejo n'umuturisi yaje akansaba imbabazi bikagenda neza rero nubona sindi bujya ku kazi n'iki rero ari gukorera mu rugo nyine mu ofisi y'umugore yivugira rero shina nanemerewe kujya kumureba sinzi uko ndi bubigenze ubu nyine nawe bambwiye ati uzi kuza kuzinduka nyine kugira ngo uze gutaha iwawe ndi kare ariko nyine nifana ifite nagiye muri senda batiriya bisuka bishaje kurasiga byara ariko rero none se kuzatuma nabaho reka nkwereke wagiye ese ari bwo gutindaho cyane ntabwo nyine nandise genda niba cyari ibyo wari gusigara woza agenda bigukorera sibyo ese ubwo rirashyira ry'umukobwa rije usanga nahari ndamubwira ngo ugiye ku isoko none se no ku isoko araza azenguruke igicucu kandi yose amafaranga yasize ashamba amanota nyine cyakoze reka mubwire ahubwo reka ngende wowe ucungire ku buryo nyine ndaza no wowe genda umutima uhari utuje mwicare muganire byo bindi byose ndabyirengera uriya mukobwa hano ijambo se yampaye ntabwo yari ariko kandi uburyo nahaje ntabwo abizi weho noneho ubwo hari ikibazo kirekire n'uburyo ndi bugihinguke hariya ariko wawe uretse kwanza uburyo buhahinguke je ntabwo mbizi ni buryo buhagende muri bucaka ni muri buhagende gute ntabwo mbizi ahubwo ikibazo mfite nese nugenda muri gahunda zawe ugende ungukirahe nabaye none sugiye kureba sherisa ntabwo biracamo wa muhungu ugira bibira bya MDF nawe wamubwiyeho mugakinjira yabo baziharaje ahubwo okay zirahari kandi ziranakase ndumva byahari byo nta kindi kibazo kirimo ibi ni ibiki uri kugira ndana ama design nari ndimo ku developer okay so nizere ko ntabwo se birashaka ni iminsi mike cyane iminsi 3 yonyine muri wakorere kuko birandashaka ko tubikora bakajya banakorana ninjo ku buryo mu minsi 3 biri babonetse bityo ukajyamo nta kibazo mufite ntabwo biracamo ubu nese ushaka bicimo bindi gute ahubwo wowe kiva ngiye bigomba kumpa none se gasigara ahangaha ndi gukuba ari amasafuriya ndeba ari gusa kuriya tubyizanye ase n'uyu wagiye woroshya ubuzima ndi kubwira bwe gusa woroshya ubuzima nawe bworoshye rero se ufashije ngewe ntabwo naza gufasha muhataha nyine we mfasha muhazamuka azamfasha muhamano okay reka twumvikane sibyo none nabaze bisi ntaka ibintu nabwo nagiye agenda ikumva nagiye kumva akaba ku rutare sibyo uranzanira shasuza kuzabira neza ushaka ese akantu ntabwo kazi se nari bindareba ahubwo noneho naguze ikibazo ni icyanjye nawe James uriya mugore tumeze nk'amazi n'umuriro uburyo ndi buhahinguke kandi James yarambwira ati ugomba kuza kandi nyine barahari ibyo byose arahari neza umva bagiye uriya mugore kandi ni ngombwa amahurire mu rugo subwo none iyo kese nayo turayigenza gute ariko ese James we n'umwana arabizi nyine situation ya bena nyina wiwe nawe nyine arashaka ukuntu umva yansabye imbabazi yarambwira ngo ziriya mistakes yabaye ntabwo izongera ngagiye ndaganira na nyina ngamwigishe ngamuturishe ngamwumvishe ko nyine ari njyewe n'ibiki akumanisha hatari njyewe ndamutinya niyo murose mu nzozi ndabyuka mva mubwiza ukuri sibyo so ko tubana hano James nuko ntabwo turahura neza ubu tuganira mani James arambwira uriya mwana nagucika mvuga ubu uriya mwana nagucika uriya mwana nagucika neza erega mama ikiza ntafite amafaranga surumvuye kwa amafaranga umukobwa ntabwo ari ngombwa amafaranga James afa kuba yafite icyo bitwaye se ndabona no kukutamo ibirungo dore nabaye soza araza kubikata n'umukasi okay reka rumwereke wegenda ucapurisha sibyo ako ni kanyembe wumva byibuze mu isaha imwe n'igice shanda wangarutse ariko akantu kanye ukazana muri mugondo niba ukazana mu kwaha ntabwo mbizi reka nitegure ubu ngiye kwambara ya gift yampaye namwumva
nimba sosa ari wongera simba imana ifasha gusa simutse wowe uzajya ukora byose akunda gucekinga fone yawe wirinde ibintu by'amafoto n'ibiki amafoto tumwereka kuri email none si email ngi kano gatushe kajyamo amafoto sawa yegenda nese ugiye kujya mu kikwese oya hari akantu nyiramanza afata hano ku muturanyi ndahita ngaruka ngaho mva kandi oya ntabwo ndi gutsina bikwemereye siko wegenda wegekiho aya mbabarira nyine wereka reka nyine we man byunga ibyo yagiye kubifata nyuma ubwo negetseho akagira ikibirumva batangiye ariko umva barabimutinde pe ntabwo nago ni ahubwo umva hari ikintu nibagiwe ndashaka ko yanangiriza mama wawe twumvikana muje gukorera ngaha wowe secrétaire Vanilla ntabwo aserera nshaka ye amaze kubona Vanilla twumvikane kuki kwaze we nta kintu nta nicyo mubwira oya papa niwe ngomba kwibwira ko kuri ubu ngubu yabona ibindi bintu atigeze abona yabona ibindi bintu atigeze abona kuri ibyo rero ngomba kumwanangiriza ari mariya yari uri komeza uri mu bwongere ndahita nanakomeza ngende ubwo waza kumfasha ahubwo bakamfotorera bakanyereza nkareba aho bigeze cya kibazo cy'amatsiko nta kibazo noneho nawe ugize ikindi kintu ubona ukiri komplike wampamagara ukambwira yeah thank you so much. Promise me.